Eric yitegerezaga papa we nanone wari utangiye kumwereka ko akeneye ko bagirana ikiganiro kiri seri. Papa we Joseph yakomezaga avugira hejuru cyane kugeza naho mama we Eric avuye mu byo yari arimo gukora nuko akaza kureba icyabaye. Joseph yakomezaga avugira hejuru abwira umuhungu we ati se ni ukubera iki bikugora kubyumva? Waba uzi ukuntu kubona amafaranga bigora? Kuki mba mbona wowe utabyitaho? Uhora usaba amafaranga ushaka ko uyahabwa uko uyasabye nk'aho ari itegeko rega kuyaguha yose. Nta nubwo ujya utekereza no ku hazaza hawe nibura ngo ugire na duke uzigama. Joseph yakomezaga kumubwira amagambo menshi ariko Eric waho kugira ngo agire n'ikintu na kimwe avuga ahubwo yibikira umutwe hasi nuko agerageza kwiyumvisha ukuri kuri mu magambo papa we yaramaze kumubwira, ariko nanone yashaka kubyiyumvisha mu mutwe yakiyiziramo ukuntu mu ijoro ryashize yari yishimye cyane yisohokaniye n'inshuti ze, akumva ubuzima ashaka gukomeza kwiberamo ari ubwimereye nk'ubwo ngubwo. Nuko yumva adashobora kumva ibyo papa we yamubwiraga ko ahubwo azakomeza kwiberaho ubuzima yari asanzwe yibereyemo n'inshuti ze, akumva ndetse ahubwo yikumburiye no kongera kwisohokanira n'abacuti be, nuko bakajya kwibyinira no kwinywera amayoga nk'uko bari basanzwe babigenza. Papa Eric yakomeje kumutonganya cyane, ariko Mariana mama wa Eric ageze ati sigaho tuza rwose, rekeraho gukomeza kubwira umwana amagambo nk'ayo. Ndakeka Eric ari umuntu mukuru yumvise ibyo umaze kumubwira byose. Mariana yabivuze kugira ngo aproteje umuhungu we isi adakomeza kumwataka, nubwo yari abizi neza ko umugabo we ibyo ari kuvuga byose ari ukuri, ariko yabonaga nakomeza kubwira umuhungu we amagambo menshi ari buze kumurambira ntagire n'ikintu na kimwe yongera kumva. Nawe yari afite impungenge nk'umubyeyi kubw'imyitwarire ya Eric wasesaguraga amafaranga uko abyumva kandi adashaka no kugira ikintu yakora kugira ngo nibura nawe agire ayo yinjiza. Eric mama we akimara kumuvugira gutyo yahise avuga ati ese noneho mwandeka nkigira kwiryamira? Papa we yahise yongera ararakara cyane ati ariko muranyumvira di? Isaha yose maze ndimo kukuganiriza ibyo nakubwiye byose wabihinduye nk'imikino, habe nibura no kuba usabye imbabazi ngo uvuge ko utazabisubira. None ijambo rimwe uvuze nuko ukeneye kujya kwiryamira gusa. Nuko ahita ahindukirana umugore we Mariana ati rega n'ubundi byose ni wowe, nuko aba abona umushyigikiye mu mafuti ye yose, niyo mpamvu yitwara gutya, ni wowe umwangije. Ariko simbyumva, ukwezi gushize yangije imodoka ihenze kandi yari ikiri nshyashya. Amahirwe twagize nuko nta muntu wigeze yigiriramo ikibazo. Ibyo byose yahise abifata nk'ibisanzwe, nta kintu mubwiye, nta nubwo byamwigishije nibura ko agomba guhinduka ngo agereka gutwara yasinze. Kuva ejo rero aratangira gukoresha ka kamodoka ke gashaje. Mariana yahise avuga ati ariko reka gukomeza guhaha muri umwana, Eric ni mukuru, ibyo wamubwiye byose yabyumvise, mureka ajye kuryama afata umwanya yitekerezeho, kandi rwose ndabyizeye neza ko azahinduka. Papa we ati yahinduka yagira, ndamumenyesha ko ntazongera kumuha ifaranga habe n'igiceri cy'icumi azabage yifashe. Nuko ahita amuhindukirana amufata ukuboko amureba igitsure ati Eric, nzongera kuvugana nawe ufite akazi, waba wikorera cyangwa ukorera abandi ibyo simbyitayeho. Icyo mfa nuko hari icyo uzaba winjiza. Niba ntaho wumva ufite wakura akazi, uze mu ruganda rwanjye ukore nk'abandi bakozi bose, nk'uko nahereye kera nkwinginga ariko ukanga ukananira. Niba kandi udashoboye kunkorera, shakisha akazi ahandi, ndabikwemereye rwose. Unyumve neza rero, tuzongera kuvugana ufite icyo ukora kikwinjiriza amafaranga. Nuko amurekura akaboko arigendera.
Mariyana yasigaranye n'umuhungu wamufitiye impuhwe nyinshi cyane, ariko afite n'ubwoba kubera ukuntu yabonaga umugabo yarakaye cyane. Nuko abwira umuhungu we ati nizere ko ibyo bamaze kukubwira byose wabyumvise, ngaho genda ujye kuryama. Eric yitegereje mama we, ariko yumva abuze ijambo yamubwira mu byari bimaze kuberaho byose, nuko arakata yigira mu cyumba cye ajya kwiryamira. Eric akimara kugenda, mama yahise asanga papa we mu cyumba, maze aramwegera ati ndagira ngo unyemerere tuganire. Joseph papa Eric ati tuganire? Nta kintu numva naganira nawe kandi urimo gukomeza gushyigikira umuhungu wawe mu mafuti. Reba uko amaze kumera, reba ukuntu yahindutse, mba numva mfite n'isoni zo kumureba mu maso, biranangora kwakira ko ari umwana wanjye. Ko njyewe nabyirutse nkunda umurimo, ni gute nabyara umunebwe nk'uriya koko? Wikundira amaraha gusa. Ni gute koko? Mariyana ati Joseph tuza humura kandi ashobora guhinduka. Joseph ati niba uje ngo tumuganireho ikiganiro cyanjye nawe tugisoreje aha, naho rwose kirangiriye, nta kintu azongera kubona, nawe niyihigire amaze gukura. Mariyana akomeza gutakambira umuhungu ati ariko wamuha andi mahirwe, wibuke ko akiri umunyeshuri. Joseph ati umunyeshuri? Abandi banyeshuri ntibiga muri kaminuza banakora, iyo bagize amahirwe bakabona akazi. None we namwinginze inshuro tabara ngo muhe akazi, nuko arabyanga. Ntageze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza, amaze gukura bihagije, natangira amenye ubwenge. Ntutekereze ko ibyo atamenya ubu ngubu namara kurangiza amashuri aribwo azabimenya. Ntutekereze ko niyanga gukora ubu ngubu namara kurangiza kwiga aribwo azashishikarira gukora akazi. Amafaranga y'ishuri yose narangije kuyamwishyurira. Icyo ntashaka ni ukungaruka imbere ansaba amafaranga yo gupfusha ubusa. Esanse y'imodoka ye imushirana agenda n'amaguru, ibyo biramureba. Ibya pocket money namuhaga byose byahagaze, nta kintu azongera kubona. Njyewe rega ubundi kumuha amafaranga ntago nabyangaga. Icyo ntashaka ni ukuyamuha akayapfusha ubusa, akirwa mu kabari yasinze, ngaho yirwa mu mapati utabara n'ibindi byinshi bitampaye agaciro. Nta mafaranga nzongera kumuha umwanzuro nawufashe. Njyewe ku myaka yanjye 22 nari nzi agaciro k'ifaranga. Narigaga kandi n'agakampani kanjye kari kamaze gutera imbere. Sinigeze ndangiza kwiga ngo nsaba akazi, ahubwo naragatangaga. Mbabarira rero ntiwongere kumuvugira ngo aracyari muto wenda, ngo aracyari umunyeshuri n'ibindi bintu bidafatika urimo kumbwira, udatuma dushwana kurushaho. Mariyana yabonye umugabo we yamaramaje rwose adashaka kwisubiraho, abona yarakaye cyane, nuko aricecekera, akomeza kwibaza uko bizagendekera umuhungu we naramuka yongeye gusaba amafaranga nk'uko yabigenzaga kenshi. Nuko atekereza ko nawe nta kazi afite nibura ngo azajya amuha amafaranga. Yiberaga mu rugo gusa, nta kindi kintu yakoraga, ku buryo yatekerezaga ko ashobora no gufata ku mafaranga umugabo we akabimenya, nuko bakabishwanira. Nuko akomeza yibaza ati ese uyu mwana wanjye bizamugendekera gute? Ibye ni ugusohoka gusa, nta bundi bwenge yigirira. Eric yabaga afite ibigare byinshi cyane by'inshuti ze, akaba ariyo mpamvu yashwanaga na papa we. Papa we kandi yarazwi ahantu hose ko ari umuherwe. Eric rero nawe yashakaga guhora yerekana ko nyine ari umwana wo mu bakire koko, nuko agahinduranya imodoka uko ashaka, agasohokera ahantu hahenze cyane, akambara umwenda n'urukweto rwiza byaraye bisohotse bigezweho rwose, agashaka nyine ko buri wese abona ko ari umuntu utandukanye n'abandi. Mbese iteka yerekanaga ko iwabo ubukire bwabasagutse. Ntibibuke nyamara ko amafaranga adapfa kwizana, umuntu yagira aho yiyushya akuye.
ngiki icyo yapfaga na se rero buri gihe. Nk'umwana w'ikinege we rero yumvaga ubwo ari bwo buzima agomba kuzigumiramo, yumvaga ko ntacyo azashaka ngo akibure, ariko atangira kubishwanira na se kuko isi yabonaga harimo no gukabya cyane. Mama we nawe ntako atageraga ngo aganirize umuhungu we, yajyaga amwihererana akamuganiriza ariko Eric ntiyumve. Nawe rero nubwo yikomezaga ntiyerekane amarangamutima y'imbere yabo, ariko nawe yibazaga amaherezo y'umwana wabo akayabura. Rimwe na rimwe akanifungirana mu cyumba akanarira, agafata amasengesho asabira umwana wabo. Eric we aho yari aryamye mu cyumba nta kintu byari bimubwiye. Ibyari bimaze kuba byose kumutonganya yabifataga nk'aho ari ibintu bisanzwe. Yaribazaga ati ese ubundi ikosa mba nakoze ni irihe? Nsesagura imitungo? Si y'ababyeyi banjye se? Si bo bambyaye se? Bambyariraga iki se? Bumvaga nzabaho nte? Papa biriya yivugisha ngo nta mafaranga azongera kumpa, ntabyo azakora. Buriya nuko yarakaye. Buri gihe iyo yarakaye arantonganya akambwira ariya magambo, ariko nyuma y'isaha imwe apfu nta n'ibyo bakibuka, aba yarangije kubyibagirwa. Buriya n'ejo mu gitondo rwose ntabyo azaba akibuka. Eric yakomeje gutekereza inshuro zose ise yagiye amutonganya anamubwira amagambo nk'ariya, ariko bikarangira birangiriye aho ngaho. Ahita avuga ati apfu reka nisinzirire, naho akazi ko bambwira gushaka ntako nzashaka rwose. Imitungo yose dufite nshakira akandi kazi naba ntanyurwa, kandi kutanyurwa n'icyaha gikomeye n'Imana yamana. Nziga mbike diplome yanjye kugira ngo nzayobore inganda za papa nazaba atakiriho, nta bindi. Eric yariyoroshe rwose arisinzirira nkaho nta cyabaye. Mu gitondo yarebye muri telefone ye abona inshuti ze zamwandikiye zimwibutsa gahunda bafitanye nyuma y'amasomo. Eric kandi niwe wari wabemereye kubasohokana nk'uko yabikoraga kenshi. Yakomeje kubitekereza ariko arikanga, yibutse yuko yari yashwanye na se amubwira ko nta mafaranga azongera kumuha, ariko nanone ageze aho ubwoba buragenda burashira. Ati papa arayampa wana, kanza ahubwo ngende mugushe neza. Eric yahise abyuka nuko asuhuza mama we, arangije aritegura ngo ajye ku ishuri. Arangije gufata amafunguro ya mu gitondo nuko abwira mama ati ariko mama, papa rero ko nigeze mubona. Mama we ati ari muri ya ofisi ye hano mu rugo, hari icyo wamushakiraga se? Niba kinahari rwose ubireke, ntujye kumureba aracyarakaye. Nanjye byanteye ubwoba, ni ubwa mbere namubona arakaye kuriya. Eric ahita abwira mama ati ndajya kumureba uko byagenda kose. None se nabigenza nte mama, ko nkeneye amafaranga menshi? Hari gahunda mfitanye n'inshuti zanjye kandi rwose ni ibintu biri bunsaba amafaranga. Mariana ati rwose Eric mwana wanjye kuki utajya wumva? Ni gute watinyuka kubyukira imbere ya papa wawe umusaba amafaranga n'amagambo yarayakubwiye nijoro koko? Eric arirakaza ati ariko mugira ngo nsabe ndawunda amafaranga? Mugira ngo se nyakure hehe ko nyiri umunyeshuri muzi ko ntakora? Nyina aramubwira ati ariko ni kangahe bakwingingiye gukora akazi ukabyanga? Nuko Eric akomeza kwirakaza ati ariko ntabwo muzi ko gukoresha umunyeshuri imirimo bitemewe? Kari uko mbihorera hari mwagize ngo amategeko ntago mba nyazi. Ibyo rwose muba mumbwira ngo njye mu kazi sinzi aho mubikura. Mama we aramureba ati ariko uranyumvira di? None se uru ruhinja umunyeshuri wo muri kaminuza nawe aba akiri umwana utakora akazi? Noneho wowe uri no mu mwaka wa nyuma, wakabaye usha akenge, iyo miteto yose ukayireka. Mama we ati reka tureke kubyukira muri izo ntonganya, ngaho genda umubwire ibyo ushaka kumubwira, gusa umenye uko witwara kuko nabonye akirakaye cyane. Eric yazunguje umutwe yinjira muri ofisi ya papa we, nuko asanga papa ari bize cyane mu madokima ku buryo atari yanamubonye ko yinjiye. Eric ati waramutse papa? Undi nawe aramusuhuza.
Eric n'ikinyabupfura cyinshi cyane ati papa, ese byashoboka ko nabavugishaho gatoya nubwo mbona muhuze cyane? Joseph yahise areka ibyo yari arimo gukora byose nuko yereka umuhungu we aho yicara ati ngaho mbwira ndakumva. Eric ati papa, ndabizi mwaraye mundakariye cyane ariko nabasabaga ko mwakomeza kumpa pocket money nk'uko byari bisanzwe kuko nyiri umunyeshuri kandi rwose amafaranga ndacyayakeneye. Wenda nindangiza kwiga amafaranga mwampaga mukazayagabanya kubera ko erega n'ubundi umuntu aba agikeneye amafaranga make kuko hari utubazo aba agomba kugenda akemura. Wenda mukazareka burundu nanjye nabonye akazi natangiye guhembwa. Papa Eric ati ibyo ntibishoboka, nta faranga uzongera kubona. Genda ukore ugura ibyo ushaka byose, kandi nimenya ko mama wawe hari amafaranga yaguhaye yo gupfusha ubusa mwembi ntimuzankira. Eric yakomeje guhatiriza yanga kuva imbere ya papa watamuhaye amafaranga. Ati papa, rwose nkeneye amafaranga, utanayampaye sinzi uko byagenda. Umuhungu yagumye muri ofisi ya papa we yanga gusohoka neza neza. Ise yitegereje ukuntu umuhungu we yababaye yenda no kurira kubera kumwima amafaranga. Ati mbega ariko ukuntu ukunda amafaranga. Nuko aramwenyura maze akurayo credit card arayimuhereza. Ati ngaho genda ukoresha iyo karita, ariko ndakwifuriza ko ukuntu mbonye ukunda amafaranga wenda no kurira wamenya no kuyakorera gutyo. Eric yarishimye cyane ayambira papa we ati urakoze papa, ndabizi rega nturi umuntu mubi, n'ubusanzwe rwose uri umuntu mwiza. Papa we telefone ye yahise isona nuko arayifata aritaba. Eric nawe abonaho amasaha ageze yenda gukererwa ishuri, nuko ahita apepera papa we aramusezera amwereka ko amushimiye cyane. Nuko agenda yisetsa ibyishimo byamurenze, nuko ahita akubitana na mama we. Mariana abonye ukuntu umuhungu we yishimye aramwenyura ati Imana ishimwe, ubanza we na papa we bigenze neza. Rwose nari nzi ko agiye kongera kuvuga izindi ntambara. Nuko Eric ahita akurayo ya credit card arayimwereka ati sureba se, papa erega ni umuntu mwiza. Mama we atakubwiye ko ukoresha angahe, bazishyura angahe? Eric ati ariko mama, uba ufite ikihe kibazo? Rwose ni ukubera icyo uhorana impungenge koko ko tudakennye, papa akaba atagira umururumba. Humura rwose sinkoresha menshi cyane. Mama we ataha, nawe nyine umenye ubwenge, umenye kuyakoresha neza, umenye ko yari amahirwe yanyu murimo guhabwa. Ntuyapfushire ubusa rero ngo bongere bagutakarize icyizere, batagufungira amazi n'umuriro. Eric yaramwihoreye agenda yidunda ati reka nigendere, rwose ntaza no gukererwa. Kandi humura mama, papa ntiwongere kumutekereza nabi, ntugire ikibazo na kimwe umugiraho, uriya musaza ntari birya. Eric yagiye ku ishuri, ariko si we warose amasaha yo gutaha agera ngo we na bagenzi be bisohokere nk'uko bari barabiteguye. Bageze aho basohokeye, Eric abanza kubaza niba bemera gukoresha credit card. Bati nta kibazo rwose turabyemera. Nuko arishima yemerera buri wese ko darenga icyo ashaka. Ati nk'ibisanzwe fagitire uyu munsi ni iyanjye, ntihagire uwisondeka. Bagenzi be bati n'ubundi rega ni wowe wacu. Nabo bakifatira ibyo bashaka byose, baterega turakwemera, wowe uri umukire n'umuntu ubishatse wamugura. Eric bagakomeza kumwogeza ko ari umukire cyane, akumva ni byiza, akishima kurushaho, bigatuma akomeza kubabwira nabo ko bagomba gufata icyo bashaka cyose. Nuko nabo bakabifata nta na kimwe bitayeho, bagafata n'ibyo bari bupfushe ubusa batari bukonsome. Birangiye Eric yagiye kwishyura, nuko abahiriza ya karita. Barebye ariko babona ikarita iri blocked, irafunze rwose, ntago gukoreshwa byakunda. Eric atangira kuburana ati ni gute se ifunze?
iyi karita irakora, ni iya papa niwe wayimpaye kandi isanzwe ikoreshwa. Ati ngwino hano tukwereke nawe wihera amaso. Nuko Eric ko karebye abona ikarita iri bloke. Nuko atangira kwihagararaho imbere ya bagenzi be ati buriya ni kuri banke bibeshye barayifunga, turaza kubavugisha nuko tubikurikirane bikemuke. Bati yego nibyo koko muraza kubavugisha bikemuke, ariko nyine mu gihe bitarakunda murashaka ubundi buryo bwo kwishyura. Eric muri ako kanya yumvaga yarakariye se cyane kubera ubugome yamukoreye no kumusebya imbere y'inshuti ze. Noneho yatangira gutekereza ukuntu bamubwiye ko ashaka ubundi buryo bwo kwishyura, akumva bimuteye ubwoba, atangira gukanura amaso yibutse ko nta mafaranga na make afite, n'ukuntu atajya yibuka gusevinga mu mafaranga yose papa we yabaga yamuhaye, nibura ngo utwo dufaranga tuba ari two tumugobotse. Nuko atangira gutekereza ukuntu fagitire iremereye cyane kubera ibintu byinshi bakonsomye kandi bihenze cyane. Nuko atangira kureba n'ibyapfuye ubusa byandagaye aho ngaho ku meza, agahinda karamwica. Yabanje kwihagararaho ariko ageze aho yumva nta wundi mwanzuro, nuko yegera za nshuti ze, ariko nabo bari bamaze kumenya ibyabaye byose. Nuko Eric arabegera ati rero murabibona uko bigenze, njyewe rero nta yandi mafaranga nari mfite, nk'inshuti zanjye ndagira ngo twige ukuntu iki kibazo kiri bukemuke. Umwe muri bagenzi be bari basohokanye ati none se dukora iki? Eric ati buri wese nyine yikoremo duteranyirize iriya fagitire, nubwo wenda njyewe nta yandi mafaranga nari mfite, ariko uyafite yanguriza ntari binaza yamwishyura. Bamwe mu bo bari basohokanye nuko batangira kuvuga bati ariko ni wowe waduteguje uduha gahunda yose, wakabaye rero witeguye. Ubu se koko ntabwo ibyiriya karita wari ubizi? Njye rero ndumva umwanzuro twafata atari uwo guterateranya, ahubwo nk'umuntu w'umugabo wari wemeye fagitire, shaka plan B, sibyo? Emera upfe kigabo man, wikomeza rwose kwiteza abantu kandi uri umwana wa boss. Amagambo yatangiye kuba menshi mu nshuti ze, bamwe bati twishyuye dutariko, abandi akabumva bivugisha bavuga mu matama bati erega n'ubundi nta bukire bwe, buriya se ni gute umuntu w'umukire yabura amafaranga na makeya yamugoboka. Bakomeje kuvuga amagambo menshi, bakabivuga begeranye batazi ko ari kubumva. Ageze aho yumva biramurenze, utwo dukomenti twose tumutera umujinya, yumva ntibamukunda, agahinda gatangira kumwica, kandi yari azi ko izo ari zo nshuti magara agira. Mu by'ukuri koko inshuti zawe ntago zakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Eric yakomeje kubona nta muntu n'umwe umwitayeho, nta n'umwe witeguye kumufasha, ahubwo ari ugukomeza kuvuga amagambo yo kumukomeretsa gusa. Nuko ahita ababwira ati nimuhaguruke mwigendere, hari umuntu wafashe akamoto uri mu nzira uzanye amafaranga yo kwishyura, ubagiye kongeraho. Eric yari abizi neza ko nta muntu n'umwe uri mu nzira uzanye ayo mafaranga, ahubwo yabivuze kugira ngo bahaguruke bamuve imbere, ashaka uburyo ari bukemura ikibazo badakomeje kumuvugiraho amagambo menshi. Bahise bahaguruka nuko barisetsa bati siwumva se bro, erega turakwemera, ngaho reka tugende umutegereze, ubutaha tuzanywera hese. Eric n'ishavu ryinshi mu mutima ariko yanga kubyerekana inyuma, ati nzababwira. Nuko baramushimira bati ubwo nyine tuzabonana ubutaha. Nuko bamusezeraho baragenda. Eric agiye kubona asigaranye n'inshuti y'imwe gusa mu bo bari bazanye aho ngaho yitwa Willy. Ati Willy, wowe se kutagiye? Ati ntago ndi buve hano tutabonye uburyo bwo kwishyura, ndabizi ko biriya byose ubivuze kugira ngo bagende, kuko wabonaga ntacyo bamaze usibye kukuvugiraho amagambo gusa. Ngaho rero mbwira, njyewe niteguye kugufasha, hano mfite amafaranga make, ariko aburaho sinabura umuntu uba yaduhaye tukava muri ibi bibazo, kuko nibyo byihutirwa cyane, hanyuma tukazaba dushaka ubundi buryo tumwishyura nyuma. Eric yarishimye cyane, atangira no kuzenga amarira mu maso, ati Willy
unyeretse ko ari wowe nshuti mfite kuri iyi si, nyamara sinabikekaga. Eric akivuga ibyo, Willy yumvise yakiriye message muri telefone ye, arebye abona umuntu yari amaze kwandikira amuguza amafaranga, arayamuhaye. Yahise yereka iyo message Eric ati birakemutse brother, ngwino twishyure dutahe. Barishiye nuko barataha. Eric ariko yari atarumva ukuntu Willy ari umuntu mwiza yiteguye no kumufasha, akaba avuye mu bantu 6 bose bari basohokanye, akavamo ari umwe wenyine, akamuhagarara iruhande paka ikibazo gikemutse. Nuko aramushimira ati neza ungiriye, Imana imbabarire nzayikwiture. Barakomeje baragenda ngo batahe, ariko kubera ukuntu Eric yari yarakariye se, yumvaga adashaka kujya iwabo. Willy yarabibonye, amubaza impamvu adashaka gutaha. Nuko Eric aramubwira ati Willy, n'ubundi nabonye ari wowe nshuti mfite, reka nkubwire ibyanjye byose. Eric yamubwiye byose ntacyo amukinze, amubwira intandaro y'amakimbirane ye na se, kugeza n'aho amuhimye akamuhereza credit card iri blocked. Willy yaramubwiye ati ntundakarire, ariko ibyo papa wavuga nibyo. Ntugomba gusesagura amafaranga uko ubonye kugira ngo werekane ko uri umukire cyane, kuko bariya bose wabikoreye kugira ngo bagushime. Amagambo bavugaga yose wayumvise, ntago ari uko bagukunze rero, ahubwo bikundira utwawe. Ngaho reba inshuro zose witeranyije na papa wawe kugira ngo bashimishe, bakaba bagusize mu mazi abira kuriya. Ngaho buretse uzarebe nutongera kubagurira ko hari n'umwe uzongera kukwegera. Eric ati cyakora isomo ndaribonye, ndumva nshaka no gutangira nanjye kwinjiza amafaranga yanjye, nkagira icyo nakora, ariko sinshobora gukorera papa. Yandakaje cyane, ndumva nshaka gukora cyane, nkagera ku rwego papa azajya mbona nawe bikamutera ubwoba. Ndumva nshaka kugira amafaranga menshi ku buryo nawe azakenera kuyansaba. Willy aramwumva ati wirakarira umubyeyi wawe, wowe kora cyane uharanire kwigira, ariko nanone ntubikore kugira ngo uhangane na papa wawe. Eric ati mfite inyota yo gukora cyane Willy, guhera uyu munsi rwose nahumutse amaso, ahubwo ndi kwibaza ngo nzakora iki. Akazi ndagakura hehe se? Ndatangiza iyihe kampani se nta gishoro mfite? Ndakora iki koko kandi ko ntashobora gukorera papa? Willy ati wikipasa muremure ngo uhite utekereza ibya kampani kano kanya. Hera ku tuntu dutoya. Nk'ubu ngubu impande yo ku ishuri hari resitora itangiye vuba, kandi ndabizi neza ko bagikeneye abakozi. Ubishatse wajya gukorayo part time ukabifatanya no kwiga, kandi byashoboka. Eric araseka ati resitora, ubwo se umuntu wakumva ko umwana wa Joseph akora muri resitora yagira ngo iki koko? Sigaho rwose. Willy ati nugendera ku magambo y'abantu ntacyo uzigezaho, ubitekerezeho neza niwumva wahakora tubijyemo, njye nzi ko bakeneye abakozi. Eric yabitekerejeho, yumva arambiwe agasuzuguro ka se, yumva rwose nta kazi na kamwe atakora, nuko arabyemera. Willy ati mbere yo kujya mu rugo rero ngwino tubanze tunyureyo turebe ko byakunda. Banyuzeyo nuko birangira Eric akazi akabonye. Yakomeje gushimira Willy kubwo gukomeza kumufasha. Birangiye Eric yaratashye ageze mu rugo, nuko agerayo bwije, nuko ahita yiryamira. Mu gitondo yabyutse rwose yiyumanganyije yigira nkaho nta cyabaye, nuko ya karita ayihereza papa we ati warakoze kumfasha papa, ngakira ikarita yawe. Ise ati urakoze nawe gushima, ndizera ko rwose hari akamaro byakugiriye. Eric aramwenyura arigendera. Yahise ajya mu cyumba cye arebamo ibintu bifite agaciro cyane nk'amasaha ahenze papa we yagiye amugurira, n'ibindi abona yagurisha bikamuha amafaranga menshi, nuko arabigurisha. Nuko arangije kubona amafaranga asezera ku babyeyi be ati ngiye kwibana, nabonye akazi,
ni akazi rero kansaba gutaha bwije, murumva ko rero ntabwo nazajya mpora nza kubakomangira muri icyo gicuku cyose. Ngiye mu nzu yanjye, ngiye kwibana, nabonye aribyo bizanyorohera. Mama we yagerageje kumubaza byinshi ku bigendanye n'akazi, undi ariko aramwihorera, nuko ahubwo amusezeraho arigendera. Nyina amwiruka inyuma ati none koko urakureho amafaranga yo kwitunga utarahembwa na rimwe, wategereje nkabanza nkagushakira amafaranga yo kwitwaza. Eric ati tuza mama. Nuko azamura ya mafaranga yari amaze kugurisha ibintu bye yarayamwereka, ati humura mfite amafaranga menshi ntacyo nzaba, aya ngaya arahagije, ndishyuramo inzu amezi 2, andi nayo azaba ntunga muri ayo mezi 2 rwose arahagije, rero azajya gushira nanjye naratangiye guhembwa. Eric yavuye iwabo gutyo, nuko arigendera. Eric yiyemeje gutangira akazi atitaye ku magambo abantu bazatangira kuvuga, ndetse bamwe bakanamuseka umunsi bazamenya ko umwana wo mu babosi nkawe yagiye gukora muri resitora. Akiva mu ishuri yahitaga agenda kuri resitora agatangira akazi. Ku munsi we wa 3 nk'umukozi mushya uri punctuel, nyine udashobora gukererwa kandi wakira neza abakiriya, yagiye kubona umukobwa mwiza bigaga kuri kaminuza imwe yitwa Angela. Aho narinjiye muri iyo resitora. Eric yari yiyambariye imyenda y'akazi, yari mu kazi rwose yagatangiye. Angela nawe aribwo akiva ku ishuri, bose bakubitanye amaso barikanga. Angela yari atunguye no kubona Eric ari mu kazi nkako. Eric nawe yari atunguye no kuba umukobwa mwiza nka Angela abasore benshi bifuza kuvugisha amusanze mu kazi nkako. Ati mana yanjye we, ndasebye noneho birarangiye, ubu ngubu bagiye guhita nsha amazi, nta n'ikintu na kimwe nshobora kumubwira. Nahoze nifuza kumuvugisha kenshi, none ndebera akazi nsanzemo. Eric yatangiye gushaka kumwihisha, ariko abona nta kintu byatanga kuko n'ubundi Angela yari yarangije kumubona. Nuko Eric arikaruma ahita amubwira ati Angela, ni karibu cyane rwose muri resitora yacu. Angela aramwenyura ati Star, ariko rero ntakubeshye Eric, ntunguye no kumva unzi, ntago nari mbizi. Eric araseka ati wowe ko numvise nawe unzi. Angela aramubwira ati ninde muntu utazi kiriya kigare cyanyu muri kaminuza yacu? Kiriya kigare kirazwi, nta muntu n'umwe ukibamo tutazi. Eric araseka ati se nibyo? Ati none se wowe utekereza ko ari nde muntu utakuzi muri iriya kaminuza? Ninde muntu utazi umukobwa mwiza nkawe? Angela aramwenyura ati nuko bimeze se? Bakiri muri ibyo, abandi bakozi bakoranaga na Eric bahise baza gusuza Angela bamwishimiye cyane. Bati Angela, Imana ishimwe, nukuri worohewe vuba. Iyi minsi 2 ishize rwose twari twarabihiwe, irungu ryari ritwishe. Angela araseka ati naje rero, ubanza mwese mwaransengeye, manza ariyo mpamvu norohewe vuba. Angela yahise akomeza aragenda ajya kwambara imyenda y'akazi. Haba haje abandi bakiriya, Eric nawe ajya kubitaho. Eric yahise amenya ko Angela nawe akora muri iyo resitora, nuko arishima cyane, ariko yakomezaga yibaza ati none se niye mpamvu yatuma umukobwa mwiza nka Angela wiga muri kaminuza ihenze kuriya nk'iriya twigamo yaza gukora akazi nkaka? Nuko akabiburira igisubizo. Angela nawe akomeza kwibaza ukuntu ikigare cyabaye Eric ari ikigare kizwi ko kibamo abana bo mu bakire, abana biyemera cyane. Yibaza ukuntu Eric yabaje gukora akazi nkako biramucanga. Nuko akomeza kwibaza ati wasanga nyamara buriya wenda nubwo kiriya kigare kibamo abakire gusa, Eric wenda batari umwana wo mu bakire. Nuko Angela atangira kumugirira impuhwe cyane. Buri umwe yibazaga kuri undi, ariko nta n'umwe wigeze atera intambwe ngo abaze undi impamvu yaba yaraje gukora ahantu nk'aho. Ibya Eric
umuntu wari ubizi n'umwe gusa, ni buri wenyine yari yarabibwiye, ariko nawe ntiyashoboraga kubivuga, byari ibanga ryabo bombi. Wasangaga ku ishuri wamenyaga wese ko Angela na Eric bakora muri iyo resitora. Yarivugiraga ibye, ariko mu by'ukuri ntawabaga azi impamvu yabyo 100%, usibye gukekeranya gusa. Buri wese nyine akivugira ibye. Igihe cyarageze, umushahara wa mbere urasohoka. Eric yitegereza utwo dufaranga tungana gutyo, udufaranga duke rwose, yaruhiye ukwezi kose. Ati ntibishoboka, ni ukubera iki nasesaguraga? Ni gute amafaranga nkoreye ukwezi kose nashoboraga kuyajyana kuri club ntagire n'icyo amarira mu ijoro rimwe gusa? Ese ni gute nzabasha gukorera amafaranga angana gutya buri kwezi nkazagera ku rwego rwa papa? Eric yatangiye gukora uko ashoboye, akajya agira saving akora buri kwezi kugira ngo nibura igihe kizagere akuremo igishoro yikorere, nubwo yabonaga bigoye. Yatangiye noneho kubona ko ibyo papa we yamubwiraga atari ukumwanga, nubwo hari igihe yabonaga mwanga agakeka ko ahari atanamubyaye. Nuko abona ko amafaranga adapfa kwizana, bisaba kuyakorera ukayaruhira. Ku burya rero nta n'impamvu zo kuyasesagura cyane uko ubyumva. Eric byamuhaye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nibura azashimira ababyeyi be mu bikorwa atari amagambo gusa. Nuko aravuga ati ngomba gukora uko nshoboye nkazabereka ko hari aho maze kugera. Mu dufaranga yasevingaga yatangiye kujya aguramo utuntu twamwungukira. We na Angela kandi niko batangiye kuba inshuti, kuko bahuriraga ku ishuri bagahurira no mu kazi, babaga bafite twinshi baganira tudashira. Ubuzima bwari bubaryoheye. Abakobwa bahoze mu kigare kimwe na Eric batangiye kurakara, kuko babonaga Eric bisa naho atakibikoza, Angela asa naho yamwigaruriye. Rimwe Eric ari mu rugo atakoze, yahamagaye Angela ati Angela, nkeneye ubufasha bwawe. Angela ubwoba buramwica ati ubufasha bwanjye? Wabaye iki? Eric ati ntacyo nabaye, ariko nanone rwose wumve yuko nkeneye ubufasha bwawe, kandi rwose ntutekereze ko ibyo ngiye kukubwira hari ubundi buryo nabikoramo. Nuko Angela ati mbwira nta kibazo. Nuko Eric aramubwira ati ntakubeshye ndambiwe ibiryo byo muri resitora, kuko niho ndya buri gihe, nijoro iyo mvuye ku ishuri no ku manywa ndi ku ishuri. Rero uyu munsi niriwe mu rugo ndumva nshaka kurya ku biryo nitekeye. Rwose biriya biryo ndabirambiwe, ariko ikibazo sinzi guteka. Angela ati birumvikana, ibiryo byo muri resitora gusa byo hari igihe kigera umuntu akumva arabirambiwe rwose. Ati rero reka nze kuza kukuzanira ku by'iwacu twatetse. Eric araseka ati yego ko, ese ubwo wakubona ugendana ibiryo wavuga ko bijyanye he? Nyine basi ngwino umfashe unyerekere mbwira uko ngomba kubigenza, ndumva nshaka kwitekera. Angela ati ntacyo mu kanya ndaza, ngaho nyine genda ujye guhaha ibyo ushaka kurya. Eric yagiye guhaha, hashize akanya Angela araza. Nuko asanga Eric rwose avuye guhaha ibyo akeneye byose, ariko Angela abanza kubireba byose abona harimo ibyo Eric yibagiwe. Angela atangira kumubwira ati rero iyo ugiye guteka ubanza no kumenya ibyo uri bukenere byose kugira ngo bize kukorohera. Nuko byose ukabanza nyine ukabishyira ku murongo, ukamenya ibibura ukabishaka. Nuko ibibura we na Eric barabanza nabyo bajya kubizana. Nuko Angela atangira kumwerekera, aramufasha barateka. Angela ati nizere ko uri umunyeshuri w'umuhanga, rero ubutaha uzabyikorera. Eric ati sinzi ko nzabishobora, gusa nyine biraryoshye nk'uko nabyifuzaga, birahumura, uzi guteka pe. Angela araseka ati ubutaha nyine uzagerageza ubyikorere rero, ndizera ko warebaga buri kimwe cyose, ndizera ko uko nabikoze byose wabirebaga. Eric ati buriya se nireberaga wowe rwose, sinarebaga ibyo wakoraga.
Angela arikanga ati ngo iki? Eric ati ntacyo, gusa nyine naho ntabikora neza nkawe ariko nagerageza. Angela yahise ataha. Eric aramushimira cyane ati wakoze kwigomwa ukemera kuza kumfasha. Eric aho yasigaye yigaya cyane ati ibingibi nanjye nakabaye mbizi, utuntu duto nk'utu ngutu two mu rugo rwose, turimo two mu rugo nko guteka, kumesa, nakabaye nanjye naratumenye, ariko ntibyari kunkundira kuko umwanya wanjye wose nabaga nibereye mu kuryoshya. Rwose ndigaya ku myitwarire yanjye mibi. Angela nawe aho yari arimo agenda ataha, yari arimo gutekereza ukuntu byari bimeze ari kumwe na Eric, akibuka ukuntu ku ishuri no mu kazi baba bari kumwe, akabona Eric ari umuntu uhora atuma yishima. Kuri Eric nawe niko byari bimeze, ku buryo yaje kubona ko akunda Angela bidasubirwaho. Atitaye ko akora akazi gaciriritse, yabwiye Angela ko amukunda. Angela ati koko se cyangwa urimo urikinira? Eric ati niba ari imikino byibuze mbabarira nawe wikinira umbwire ko nkunda. Igihe cyaje kugera bombi batangira gukundana. Benshi ntibyabatunguye kuko n'ubundi barabikekaga. Igihe cyaje kugera barangiza kwiga, ariko bari basigaye bakundana cyane ku buryo buri muntu wese yari asigaye abizi. Ntabwo babihishaga, no kuri resitora batangiye kubimenya. Bitunguranye Eric yirukanywe ku kazi, yibaza ibibaye, ukuntu agerageza gukora neza cyane akaba yirukanywe, nuko bimutera urujijo. Angela yahise amubwira ati wikibaza byinshi kuko impamvu wirukanywe njyewe ndayizi, hari byinshi ntakubwiye. Iriya resitora niyo mu rugo, uriya mama ubona ni aunti wanjye. Mama yamusabye kuba hari akahamubera kuko aba afite ibindi byinshi yitaho. Nanjye rero mama yansabye ko nazajya mpaba kuko urabona ni hafi yo ku ishuri, byorohaga cyane kuva ku ishuri njyayo. Ariko byakomeje ari ibanga ryanjye na aunti kuko mama yanze ko hari undi muntu wabimenya, kugira ngo njye mufasha no kureba abakozi neza. Rero impamvu wirukanywe nta yindi, buriya bamenye ko dukundana. Papa aherutse kunsomera ngo ntashaka izo nkundo zanjye n'umuntu uciriritse gutyo ukora muri resitora. Gusa nanze kubikubwira kugira ngo bitakubabaza, ariko ntago nari nzi ko yafata imyanzuro nk'iyi. Ubu ngubu nanjye bambwiye ngo mbireke sinzongere gukandagizaho ikirenge, ngo aunti wenyine arahagije kugira ngo azajye abireba. None nyine ikintu cyambabaje kurushaho ni uko bambwiye ko bamboneye n'ishuri hanze, ariko ndatekereza ko byose babikoze kugira ngo bampungishe nyine njye kure yawe. Eric yarababaye cyane kubw'uwo mwanzuro wafashe wo kohereza Angela hanze, nuko yitsa umutima ati se nuko bimeze? Ku mutima ariko agatekereza ati iyo baba bazi uwo ndi we, bazi aho nkomoka, ntago bafata imyanzuro nk'iyi ngo batangire kundwanya gutyo. Atariko nanone harageze nyine ngo nanjye nubake izina ryanjye, kuko ndabona neza ko irya papa hari aho ritazajya rintambutsa. Ubu ngubu yaba njyewe nzwi, ari njyewe bazi nk'umuntu w'umukire ntakora nyine muri iriya resitora, ntago biba bigenze uko nguko. Ukabona neza ko igihe kigeze ngo ntakomeze kugendera ku izina rya se, kuko hari aho ritazongera kumutambutsa. Nuko abwira Angela wari utangiye kurira ati wirira, ndabizi neza ko ibi ngibi tuzabitsinda. Dutangiye guhura n'ibigeragezo, ariko humura, ngaho nsezeranya yuko utazigera umemukira. Wowe uzagende wiga nk'uko babyifuza, ariko nzi neza ko igihe kizagera ukagaruka, uzasanga nanjye nkigutegereje. Eric nubwo bari bamwirukanye gutyo bamutunguye, yahise atangira gushaka ikindi kintu yakora. Atangira kwiga gukora udusnacks, nuko arabimenya,
akajya agemura mu alimentation atandukanye. Yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ashyiramo umutima we wose, ku buryo mu minsi mike yaje nawe gufungura alimentation ye. Imigati, amandazi, sambusa n'ibindi bitandukanye yabaga yabyikoreye, maze ibintu bye batangira kubikunda cyane kuko byabaga biryoshye cyane, yabyikoreye yashyizeho umutima we wose kandi azi n'ibyo abakiriya bakeneye. Ibintu bya Eric byabaga bifite itandukaniro n'iby'ahandi. Eric yatangiye kubona amafaranga, nuko atangira kugenda yashora no mu bindi, bimwe bigahomba ibindi bikunguka, nuko akareba ibyo abantu bakunze cyane akaba aribyo ashyiramo imbaraga nyinshi. Ubwo kandi ni nako yari akomeje gukundana na Angela mu ibanga, nubwo Angela yari ari kure ye ariko bakomezaga kwikundanira. Angela yikundiraga Eric uko ari, kuko Eric ntabwo yari yarigeze amubwira impamvu ya byose. Igihe cyarageze, Eric noneho abona ko icyizere cyo kuba umuherwe ku rwego nk'urwa se gihari. Umunsi umwe ise yatunguwe abonye we na Eric batumiwe mu nama imwe nk'abashoramari. Eric icyo gihe ahabwa igihembo nk'umushoramari ukiri mutoya utangiye kuzamuka neza. Inama irangiye, ise yagiye kumusuhuza. Eric yamuyambira ati papa warakoze, iyo utankanira simba ngeze ahantu nk'aha ngaha. Ise ati urakoze cyane, nari nzi ko waturakariye cyane, gusa ubu ntewe ishema nawe muhungu wanjye. Eric yari asigaye yubashywe rwose, asigaye asangirira ku meza amwe n'abakomeye. Gusa yabonye ko biba bitoroshye kugera aho ugera, kuko hari hashize imyaka 6 atangiye gukora, kuko mbere yatekerezaga yuko ibyo yari agezeho muri iyo myaka 6 ashobora kubigeraho n'ukwezi kumwe. Nukabona ko ari urugendo rutoroshye. Abakire benshi bari basigaye bamwegera ngo bakorane, kuko babonaga akiri mutoya, afite ubushake bwo gukora kandi ari n'umuhanga cyane. Bose bamwegeraga bamwinginga, bamusaba ko rwose bafatanya amabusiness amwe n'amwe. Muri abo baherwe bose rero hari umugabo umwe watangiye kumwegereza cyane, amaze kumenya ko Eric ari ingaragu, akajya ahora amubwira ko afite umukobwa mwiza cyane. Eric mu kubyumva akumva nta kindi uwo mugabo amushakaho usibye kuba yamubera umukwe. Nuko Eric akamubwira ko bitakunda ko afite umukunzi. Eric yumvaga atazahemukira Angela wamukunze, azi ko nta kintu na kimwe afite, atazi ko afite n'imiryango ikomeye. Nuko akomera ku isezerano yamuhaye kazamutegereza uko byagenda kose. Angela nawe aho yari ari niko se yamushyiragaho igitutu, ngo afite umugabo yamuboneye usobanutse, utandukanye na bamwe yumvaga bakorana muri resitora. Angela ati papa rwose nushake uzanshe mu muryango, ntabwo nzashaka umuntu wampitiyemo, njyewe nzashakana n'umuntu nkunda. Angela igihe cyarageze arataha, ise amubwira ko ashaka kumuhuza na wa musore mwiza yahoraga amubwira. Angela arabyanga ati ntibishoboka, ahubwo mwitegure mfite ubukwe vuba rwose, ndashaka kubereka n'umusore dukundana. Ise ararakara, mama Angela atari ko wirakara wasanga uzamwishimira. Ise ati nagira nese ko abana b'iki gihe batacyumva. Biteguye umushyitsi, ariko papa Angela afite umujinya. Angela we yumvaga akomeye, kuko yumvaga nta mubyeyi n'umwe wakitesha umukwe nka Eric, kubera ukuntu yari mwiza, ari umunyangeso nziza kandi asigaye ari n'umukire. Eric we ababyeyi ba Angela ntago yajyaga ashishikarira kubamenya, kubera ukuntu bari baramwanze bakamwirukana no muri resitora yabo, bakanatuma umukunzi we ajya kure ye. Baramuhungishije ngo batazongera kubonana, ngo najye kwiga mu mahanga. Yabihunza yagira, ariko uwo munsi bari kubonana. Nubwo ari Eric nanone yumvaga barakoze ibyo byose, yaricaraga akumva arabashimiye ku ruhande rumwe, kuko batumye atera indi ntambwe yo kwikorera, kuko ntago yari kuzakora muri resitora yabo paka. Eric rero amasaha yo kugera kwa Angela yarageze, baramwakira.
Papa Angela amubonye arishima ati gute waza kunsura untunguye utambwiye, wagombaga kumbwira rwose nkabaga ikimasa. Angela na Eric bararebana baraseka. Angela ati none se muraziranye? Papa usanzwe muzi? Eric ati yego ni inshuti yanjye ikomeye twahujwe n'akazi. Angela ati ni byiza cyane numva binshimishije. Papa Angela ahita abwira Eric ati dore wa mukobwa wanjye nakubwiraga rero. Eric araseka ati ni na mwiza cyane byo rero, ndabona ari nk'uko wabimbwiraga. Papa Angela ati mbwira se niba wamushimye, akandi gahungu kamurambagizaga kari kagiye kuza hano tugafungira amazi n'umuriro. Bose baraseka. Angela isoni ziramwica, yumva agomba kugira icyo avuga ise ataragira andi magambo arenzaho. Ati papa erega n'ubundi umushyitsi twari dutegereje n'uyu. Bose barishimye, ise ashaka no kumuterura ati wahisemo neza mwana wanjye. Eric nawe biramushimisha cyane kuba abonye wa mu papa w'inshuti ye wahoraga amubwira ko afite umukobwa asanze ari se wa Angela. Nuko ariko yishima cyane yibutse yuko yataza gukora cyane ngo yigire ibyo byose atari kubigeraho. Eric nawe igihe cyo kujyana Angela iwabo mu rugo cyarageze, nuko baramwishimira cyane. Nuko Eric ashimira ababyeyi be ko byose ari bo batumye abigeraho, nubwo mbere yari yarabarakariye agatekereza ko ari urundi rwango bamufitiye no kumurwanya. Nuko Ise amusaba imbabazi z'ibyo yamukoreye, atumbabarire kuba ntarakubaye hafi ngo nkwereke inzira ugomba kunyuramo nk'umubyeyi. Warirwaniriye none wigejeje ku nsinzi wenyine, umbabarire sinahabaye ngo ngufashe, nari narakurakariye cyane, gusa ubu ngubu ntewe ishema nawe, naho umaze kugera rwose ni heza cyane. Ubu ngubu niyo twakipfira twaba tuzi ko tugusize ahantu heza, tuzi ko utazapfusha ubusa ibyo twagusigiye byose, ngo ubimare mu kanya nk'ako guhumbya, ubundi utangire usabize ujye ku muhanda uhinduke inzererezi wandagare. Ubu noneho tuzi ko uzabifata neza, wowe n'umuryango wawe muzibeshaho kandi mukabaho neza, ukabasha no gucunga ibyo tuzaba twaragusigiye. Eric ati mwese ndabashimira ababyeyi banjye, ariko by'umwihariko ndashimira Angela wemeye kunkunda atazi ahahise hanjye, atazi ibyo ndi kunyuramo byose, akankunda azi ko ndi umukene. Nuko ariko ababwira ko afite inshuti ye magara yindi yitwa William azashimira mu ruhame. Nuko bose bamubaza ibya William, ababwira uko byagenze n'ukuntu ari we wamutinyuye gutangira kujya gushaka akazi ko muri resitora. Nuko bose baramubwira bati uwo muntu koko ni inshuti yawe, natwe tuzagufasha kumushima. Ubukwe nabwo bwageze aho burataha, Eric aba umugabo uhamye, nuko agira urugo rwiza cyane. Mama we yamureba, yakibuka n'aho umwana we yari ageze, nuko agahereza Imana icyubahiro. Eric nawe yareba aho ari muri ako kanya n'aho yavuye, agashima Imana cyane. Ati ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakawika kure. Urakoze cyane kubana natwe, aha niho inkuru yacu uyu munsi irangiriye, naho ubutaha Imana ibarinde cyane, ndabakunda cyane.